yewe ye muntu yamwe abahana ariko se hano abantu baharimwo kabyaramwe yewe ubwo bayiki Vane byari byo mbabarira mbeshye ndapfira mu rugo rwa musaza wanjye naherukaga gift ari papa yimaye muri igihe shobora kukuriga guma ndumva nakuriga agatera mu mutima shaka kuri hano ni sawa wow ihangane mbabara umugongo ihangane Vane uyu muntu yemu yewe umeze neza ikoza byagenze gute mu by'ukuri ese uracyari muri bya bintu byo gusinda byagenze gute kugira ngo Vanessa bamugire kuri arinde agenda acumbagira ameze kuri zamuko nakubwiye ngo ujye urindira urugo inshuro ebyiri zose ubu ntabwo ari ubwa kabiri ve ukuri mwihangane kabisa ko byabaye kandi nari naramuhaye isezerano yuko nta kintu na kimwe azongera kuba mwihangane pe nikoza ngo ni divine none se mushiki wanjye yapfa iki na Vanessa za akazi naguhaye hano ntabwo kazi koko bakwishe uba wongeye wasinze ntabwo nakubwiye ngo ureke inzoga ese byagenze gute byagenze gute divine mushiki wanjye se apfa iki na Vanessa Chérie. Chérie, umeze ute? Mami. Umeze neza? Chérie. N'abatwishe bose. Mami, wabaye icyo urimo urababara hehe? Mami, umeze neza? Urimo urababara hehe? Ese zamu ninde wamugize gutya? Simana yanjye. Ako se Divine na Sente. Divine se kandi agakanya rafiki na Vanessa. Ko shimye wenda Sente hari ibyo bapfuye. Kuko yirirwa avuga ngo yamutwaye umugabo yavuye hari nacyo dupfuye una Divine uje ejo mu gitondo mami ibintu zama arimo kuvuga nibyo reba ukuntu mushiki wawe yangiriye murumuna wawe ibi koko nibyo wambwira nibyo wanyizezaga ngo uzafata neza Vanessa nibyo wambwiraga ngo uzamwitaho none baramugira gutya bene aka kageni utanabizi please ndakunyeze mbabarira pe nagusezeranyije ko murumuna wanjye nzamufata neza kandi nashyizemo imbaraga zishoboka zose ariko nanone ku rundi ruhande ndinenga ko ibi bintu bibaye inshuro zirenze ubu ni nk'ubwa kabiri nabasha kuba namuhagararaho ndakwingize mu mbabarire nanjye gusa do byose dore n'uyu nguyu yaba yasinze namusize ku rugo akitakisha wowe wasinze wagiye mu nzoga asinda iki nawe ko namusanze agaramye aha ngaha uzi kugira ngo mubyutse uburyo byagenze iyo naza hano abana bari bapfuye udahari ndakwingize bive mbabarire rya none rwose sweetheart ndakwingize kandi nanjye mbabarire kuba byongeye kuba ubwa kabiri simbasha kugutabara ndakwinginze mbabarire ntusige pe ukwishinja amakosa kuko ni amakosa yanjye njyenyine pe njye wabitangiye bibi iyo uriya munsi nagutira telefone ngo ushwane na Cynthia ubu ngubu wamumereye neza ibyo bintu nubigarure no kuri Chérie ndakwinginze ibi byambayeho nibyo nkwiye reka ntahe oya babarira wirira
kugutiza telefone ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni uko ari urugo rwajemo umugore mubi. Ibi byose ni wabiteye, mbabarira nawe wikwishinze ayo makosa, kandi urukundo rujyaho rushaka. Kuba naragukunze ntabwo ari ikibazo, mbabarira sheri, ndakwinginze rwose, udahari nta buzima naba mfite pe, mbabarira Ive, ni ukuri mumbabarire. Oya nahaguruke dutahe. Ive, ni ukuri mumbabarire. Ntabwo nakongera kumusiga mu bantu bameze gutya b'inyamaswa. Ive, ni ukuri mumbabarire, ntabwo bizongera kumubaho pe, ntabwo bizongera kumubaho, ndarahiye, kuko ubuzima bwanjye buri muri we. Narabimubwiye nawe arabizi, niyo murebye mu maso mpita nibonamo, ntabwo nshobora kwibona namubona. Rero ndakwinginze sheri, ntugende pe, mbabarira, nsabye imbabazi ni ukuri. sha Senti, ni ukuri nakubeshye, ndi kumva mfite ubwoba. Noneho ikintu gitangaje twakoze kitari cyo ni ugusiga Gatwira aryamye hariya hasi neza neza kuriya. Ibaze David aramutse atashye akamusanga hariya. wapi wana, nta kintu njye cyambere twabasize ari bazima, nta kibazo na kimwe bafite. Gatwira araza kubyuka, reka ko byasa kose araza kubyuka, ntabwo gumisawe kare ari umwanya muto ari bumare, araza kubyuka. Shama nanjye sinzi pe. Ikindi kandi byari ngombwa rwose ko umuntu atanga isomo pe, reka isomo hari ukuritanga ariko ugashyiramo n'ubwenge bukeya. Buriya David ndamuzi, David buriya nubwo umubona yitonda, ariko mu kintu kijyanye n'amafuti no guhohotera umuntu akunda, man yakwihorera tu, ntabwo byakugwa amahoro. Ibaze rero ibintu byose twakoze David naza agasanga bimeze kuriya. njye nizeye ko nta kintu na kimwe kiri bube pe, ibyo ndabyizeye cyane cyane rwose. Wumve ngo ndabyizeye birenze ukuri kubitekereza. ubwo umunaniro wari utwishe, oh my god, uva yaratwirukanka twiruka. Ako se reka nkubaze Senti, buriya Vanessa aracyari muzima? Reba ukuntu twasize tumugize. Umva nawe uravuga ibintu ukavanga ibintu, mana yanjye ndavuga mana yanjye, ibintu byose biri kunuza wowe nawe ugahita wizanira ibintu uzingize Imana. Usibye kwenda haba izindi ngaruka zindi, kwenda akanapfa akava mu nzira akansubira David wanjye. Mana, kandi twavuze ko ibintu byo kwica umuntu ntabirimo. Ntabirimo ariko warumbwiye in case, ariko icyo twakujya nakubwiye icyo twamusize ari muzima. Ese undi azabona isomo bigenze tugiye ngo tubereze isomo cyo kumuryamisha mu buriri, cyangwa ujye kumutera tukamujyana tukamusohokana tukamugura ikintu kugira ngo tumubwire neza ngo ugenda ngo uretse ngo twinginge. Twari ingenzi igihe cyaraye kirekire, ikintu mbaga kubera cyo cyari gikwiye, byibuze n'undi ndebe hari natava ku izima. Ariko uriya mwana aranatangaje. Ariko Senti reka nkubaze, ubundi wowe wakemera gukubitwa nka kuriya uri kuzira urukundo nyine rw'umuntu? Njyewe nzi kurwanirira ibyanjye byo nshaka byagorana, kuko ari ibyanjye ndi gushaka. Sitati mbikoresha buri kimwe cyose mbona cyashoboka. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakwitwa kuriya kubera urukundo? Ni ukuvuga ngo sibwo nkeka ko n'abantu 10 nabakufite ahubwo kugira ngo ndwanirire ibyanjye. Ahubwo mana ati kavura sadisi na moto aragakagira mana pe. Ese wabonye ubwo yari afite? Twabaye tukinjira gikora mbona arakanuye dukanuri. Oh my god, ndavuga ati rero ibintu nubwo ugiye kwikora disi nyuma ndabikora umuntu ufite ubwoba burutana turwanye. Ndavuga ariko wana twakozanye iby'impuhwe, reka ntaby'impuhwe se ko ndahangaha naguye nkwiye mu rugo rwanjye. Mane please, babarira pe. ndabizi uri kwishinja amakosa y'ibyabaye, gusa njye ntabwo nkunze, sinkunze pe habe na gato. Gusa ndashaka umutekano wanjye, nshaka kubaho mu mahoro, kuva nagera muri uru rugo naboneyemo ni ikintu kibi gusa. Icyiza nahasanze ni wowe wenyine, naho mushiki wawe we ni inyamaswa. Ntabwo nakomeza kuba hano hantu pe. Ibemba baratugenda. ihangane nta kintu kizongera kugukora. Ubu ngubu ngiye kukurinda. Umuntu uzakugeraho azabanza nice,
kugira ngo akubone naho gutaha ko n'ubundi sinde kugusiga ahangaha muri izi nyamaswa zimeze gutya umwana wamutwarira aha napfira sha nanjye ndi mukwapfira ibyo mwavuze byose nabyumvishe pe kandi mumbabarire gusa ikintu kimbabaje gikomeye cyane mu buryo ntabashije kongera kurinda Vanessa bwa kabiri simbashe kuba narinda ubuzima bwe kandi nari narabimusezeranyije ndagira ngo nongere mbasabe imbabazi igikomeye cyane ni uko byanakozwe na mushiki wanjye Divine tuvuka mu nda imwe amaraso amwe akaba ari we utuma umemukira bene aka kageni please my love sibyo nuko ntabwo ufite muravukana kubera umutima giseseshe sinaba n'inyamaswa nyanesha ati wambabarira ukareka kunyongerera ibibazo kweri wamfashije ukagenda ukajya kuryama niba wumva umeze nabi ese ubundi wowe ko nagusanze wahereye hariya wowe wawukoze iki Divine yakingoye Cynthia nta mwana uje ko Cynthia yakwiye nkuko bose yabibwiye hageze akanya Divine hazamaze ngo wowe uri kurafungura ntabwo uramuzi avuga ati bose yambujije ko yinjira kandi Cynthia ngo urabizi ko ari mabuja wawe araza ngo mukingurize niba yashyiramo yinjiza none bwize rero kumwumviriza ubu businzi bwawe bwaratsinze buri gihe sinabikubwiye kandi cyane ntuzi ko Divine ameze n'amahane yiwe nanjye amukunisha kandi mukubwiye agakiza gusa ntabwo nari nzi ko mushiki wanjye hari ikintu ashobora gukora cyambabaza ariko umutima wanjye wose wamaze guhagarara my love mbabarire pe ubundi we byagenze gute sentiwe ikigori unsubiza ndabizi ndakuzi ntabwo wakwemera gukubitwa kubera urukundo musaza wanjye uramukunda pe ariko Vanessa amukunda kukurusha reba uburyo twamuzutaguje reba ibintu byose twamukoreye ariko akagomeza kuvuga ngo David ndamukunda agakomeza kurwana ku rukundo rwiwe mbese mpaka nko kukuka kanyuma kari kurinda agashirima kivuga ngo David ndamukunda rekana n'ibyo ahubwo reka mubwire imana yanjye thank you kubufasha pe wamfashije imana nyine uri inshuti ya sobanura ngo iki nta jambo ribaho riruta wakoze kandi uri inshuti y'akadasohoka pe buramba nabibonye naho ibyo ngibyo njyewe ntabwo nakemera gukubitwa cyangwa kugira gute kuko nzi agaciro kanjye nzi umwanya mba agomba kubarizwamo ntabwo ndi nk'uriya wakwifata ngashatse kwisumbukuruza imagine umukozi wo mu rugo agashaka kugira ngo akunde sebuja no uwo si njyewe pe ntabwo ibyo ngibyo nabikora kuko mba nzi icyiciro ndimo n'umwanya mbarizwamo aha okay gusa nyine ibintu twakoze ibintu bidakorwa wicare witeguye urugamba witegure ko David naramuka ageze mu rugo akabona biriya bintu akamenya ko ari twebwe twabikoze uko byamera kose ntabwo biri butugwe neza David azihorera David azatugirira nabi mva tuzi ibyo bya David byore ko mbere nabwo nakoze ibirenze biyandi kumwe n'abasisi banjye David nta kintu kimwe ari bubikoreho kandi ibyo ndabizi sisubize ko tumaranye igihe ndabizi neza ko David nta kintu ari bubikoreho habe na gito rwose ayino ndamuzi ihagije ndamuzi ko nta kintu kimwe ari bubikoreho ahubwo umeze neza ntabwo bya stress ndaje mutande guhindana nanambiye sinakubaza numve nuko umeze neza senti ntabwo meze neza mfite ubwoba ubwoba nenda bufite ibintu byose tumaze gukora ahubwo reka nkureke nigendere kankureke nitahire mweshabi strong shiri uramera neza humura kandi biraza kugenda neza sibyo kandi mva uramera neza wihagere mugire rero ukuntu bimeze rero sitasiyo yawe imeze ndateje mwaza kumbwira kuri phone ndaza kukubwira ukuntu ibintu bimeze ariko ugende ushyize ibintu by'ubwoba cyane sha ntukihagara ubu wowe uratuje dusize abantu baryamye hariya umwe agaramye undi agaramye baba ngo urumva ntabwo wacika intege nanjye ngaragaza ko nshize intege ariko ukuntu umeze mu mutima ni ubuhamya ntabwo byoroshye pe kandi ubyumvise rero
abandi nimba nacitsemo intege ntabwo ndiho ntabwo norohewe bagerayo ubwo urambwira uko ibintu bimeze sibyo kandi bitewe sheri ko Divine atangiye kugira ubwoba ibi ni iki ko Divine nta kintu yakora wawe ushize se ko nta kintu yakoze agira ubwoba jyahise bo reka ngende kubera ko Yvette kuba ari hanze yansize ubu ngubu afite umujinya ndabizi ntabwo nshaka kugenda rwose sinshaka kunsiga pe mbabarira maze ugende umusobanurire umubwire uko bimeze aze kutubabarira Yvette iyo yarakaye nta wundi muntu wamucururutsa sheri ndabizi ko reka yego ngende yarakaye ariko abantu baninishije ntabwo bajya bakunda kugira umutima mbabarira ntabwo nshaka kugenda reka mubwire ukuntu ugiye kugenda ndagenda kubera ko sinaguma muri uru rugo Divine rurimo ntabwo twarubana hanyuma wowe uzaza kundeba urahazi mu rugo aho wumva urahazi neza ubwo ngubwo niba gukoze ibintu koko ibyo sinshaka kongera kubitekerezaho kuko ntabwo nshaka kongera kugira agahinda nk'ako mfite mu mutima wanjye reka ngende Yvette ataza kundakarira kandi ubona yasohotse ubu ngubu azi ko nanagiye ubu reka ngende sheri ntabwo nshaka kugenda mbabarira burega nanjye birangoye sinshaka kugusiga urabona biri bugende gute nuramuka ugiye nta soni ufite reba undi mwana ukuntu yahamutse kubera wowe bro urashaka kunyica nta soni uretse urongera kuvugana ubu ntakubahana hano urashaka kunyica niyo mpamvu mbonye urukobwa runini mwasize hano hanze kugira ngo runyice reba Vanessa ukuntu yahamutse kubera wowe Divi niwe twavukanye amaraso yanjye ushobora gutinyuka reba ibintu wakoze undi mwana we na Cynthia yanshoreke mbabarira ndebe ibintu mwakoze Divi uruwo kumbabaza uruwo kunkora ku maraso yanjye kuba narakubwiye ko nkunda umuntu ni ngombwa ngo umufate uko ushatse ibintu wamukoze we na Cynthia reba ukuntu akubona winjiye agahita ahamuka reba ukuntu ameze wahinduwe n'iki koko isi byagenze gute kugira ngo iguhindure Divi niwe tuvukana byagenze gute kwera mbabarira reba undi mwana ukuntu ameze reba sheri wanjye ukuntu ameze reba ubwoba afite wagira ngo ararwaye njije gusa reba zawe umva bro umva nkubwiriza ukuri reka nkubwize ukuri urimo urantera iseseme hejuru yo kwinjira ukankubita gutya ukanteza imbobo hano hanze ngo zinyice urimo uramva nakumva wowe twonse ibere rimwe tuvukana kuri mama na data uramfashe unsimbuje imbobo gutya injiji y'umukobwa itarizi ikora mu rugo niyo nsimbuje uransuzuguye gutya urankubise gutya ese kuvuga cyane urashaka kugaragaza yuko ibintu nakubwiraga atari byo ndimo ndakubwira amakosa yawe kandi ushobora kare uzi ko nakongera nkagukubita ariko uzi ko nabyihanganiye ukagura ibintu nkureba nkabyihanganira dufite mwirwana kubera njyewe wakongera ukankubita ndeba ibiki ndabinginze mwirwana iki ni igiki turi kunyereka iki ni igiki kinyicaye imbere wowe uri igiki utuma bankubita gutya mu rugo rwa mama na data bro ndakwiyamye ngende ndashaka kunsohokera aha ugende umvire mu uranyiyamye umvire mu rugo byo mu maso yanjye sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye uvire mu rugo oya uretse gato uvire mu rugo yanjye yahaze maze kuguhaga we na Cynthia sinshaka kongera kubona umwanda nkamwe uru rugo ni urwawe uvire mu rugo ndagira ngo nkwibutse yuko uru rugo atari urwawe nkwibutse yuko dufite uburenganzira kuko uru rugo ni urw'umuryango nabyo kuza nyishyiraho hejuru undutisha imbobo dufite urugo rw'umuryango
wambaye ukagenda ukajya kubaka urugo rwawe ukareka urugo rwanjye urashaka iki? wowe se uru ni urwawe warwubatse ryari hejuru yo kunsora na confidence nyinshi wasinze warasaze ahubwo uri muzima kuvuga amagambo nk'aya ngaya imbere y'umukunzi wanjye David mbwiza ukuri hano ngo ni hehe urugo rwande ni mu rugo sheri urugo rwanyu rw'umuryango David kuki utambwiye ikintu nk'icyo koko ko ninde ndibwizere none sheri umura ninde wo kwizera umura sheri David nukuri ubabarira aho naguciye aho ntaciye urasaba imbabazi usaba imbabazi iki se umusaba imbabazi iki n'amakosa yose twakoze ibyo ari kumbwira ariko uba warabimbwiye umbabarira aho nagukoshereje gusa ntabwo nari niteguye ko ngewe naza kuba umutwaro mu muryango wanyu sinigeze nifuza ko umusaza wanyu mutandukana gutya mukaryana ni ukuri nciye bugufi n'umutima umenetse umbabarire urugo rwanyu ndarubasigira pe gusa icyo nifuza ni ukubaho nabi ntabwo nshaka kugenda icyo nifuza ni ugukomeza ndi mu buzima bubi muntorotira uko mushaka Divi navuye mu rugo ntafite nashaka akazi kubaho kuba narakundanye na musaza wawe si ukuvuga ko nta ikindi nari mutegerejeho nta kindi kintu namushakagaho uretse urukundo rwonyine nawe uri umuntu uzabimenya please sheri gezaho nya kababara nashimishwa no kubona utakiri hano nta sura yawe mbona wagiye wiba mukurikire se wagiye wiba uko naguheza umwuka wowe uziko naguheza umwuka uziko naguheza umwuka ugapfa neza wagambiriye kwicana naguheza umwuka urabona ibintu byose ubukoze urabona ibintu byose ubukoze kandi Divi urabona ibintu byose ubukoze nta n'isoni urabona ukuntu umujije umukunzi wanjye urabona ukuntu umubwiye ibintu byose wananiwe kubaka urugo rwawe uje hano gusarira ahangaha Shadani nyine murabisikanye nawe waragiye Divine yarari aha mbese twavanyeyo nyine tuvanayo tuvuye ariko mbe ngo nananiwe masitori rero banza umbwire ubundi nyikubona nabizi aho nari ubundi nkigera nkiva aha ngo ndagiye kubonana kwanjye ni amafaranga ibintu bitarimo amafaranga umwanya wanjye ntujya iri joro banza umbwire ahubwo we byagenze bituma mbwire rero nk'isitori nari mbifitemo ubwoba ariko nyine still nabikoze ubwoba bw'icyo ariko sheri urana umugabo wawe ureka mva ukuntu byagenze twagiye dusanga kari mu gikoni karimo karoza ibyombo akimbona urabizi nyine abazi ngo ni nk'ishitani cyangwa idayimoni ryiwe akimbona ubwoba buramwica umutima umuvamo arambwira ati nyine mbona ko kanuye yageze gutya ndavuga ari kumwe na Divine ibyo twakoreye Gatwiri ibyo ni ubuhamya Gatwiri twese tumusinzirije mu marembo ariko umva Divine atambwira tumva kari kose ugiye gukibona uri umugore muri uru rugo ko ndabava yiyonza kuba nkari wewe wari kwicubona none umva sheri twamukoreye agashya tumukura muri aho ngo mu gikoni yarari tumujyana muri douche turamuzirika amaguru amaboko no tuyashyira inyuma gutya ariko ubundi nari mbizeye sheri wanjye noneho nafataga n'imisatsi nk'ebyiri nkavuga ati we kwanza ubundi ushaka umwana umugabo nka wenda Divine yerekiragamo kubona ariko nawe nta miyaga urabizi uriya muryango hejuru cyane none se reka nkubaze dufata none ikintu muzayakoze ubwabo kanyica ariko ndikomeza sinamwika ahubwo babunyishe yafashe ipamba apfunyika mu kanwa ashyiraho uwo ni Divine ubundi wa niwe wanjye ndavuga reka nkubwire buriya nkitekereza muzajyana na Divine sinatekereje ko ntazabana na Hari mba myizeye ubundi umukobwa wanjye aba ari imbere cyane nakubwiye ngo hahiye
twasize katari kuvuga katamva eha no numva katajya nkubitanye andeka oya wari ku ego komana ariko buriya yabitera nipfusha ariko buri nyine mwamwigiye imbitwe naho ubundi ntibyari buborohe twari twamusize ameze nk'umurambo numva ariko nguko ngaye nguko none se bimeze bite njyewe urambaza iki ariko kuko ndi ncaramyungu I see you ubundi umwanya wanje ntujya upfa ubusura bizi I know ubundi wowe kivuga ngo tayari utiyemo imihanda wallahi mutavuga ati twariye te Daniela agiye we mitavuga ati wala tata dusohoka n'ubundi agiye for sure my god se kuri kurenga urwego rwanjye umva none ushamva nyine divine nawe shamana yanjye kanyabona no buragiye ubundi uramutepeye hando ubundi bazikuna abandi bana bamwigendera ngiye nsigaye nasana ariko sheri icyo ushaka uzakirwanirire vraiment ngiye mba mushyigikiye as long as uba wumva nyine ari uwawe ibaza ko nanjye ari byo bintu nanjye nyine numva nshaka none se nyine ugomba ubundi bibi nkubwije ukuri nzakora buri kimwe cyose ntuzagerageza kunyitambika kuri David reka David ni wawe pe ako humura ibyo musaza bamuretse undi kumwe nawe ayiwe ndabanyakusanya ubundi weho ubanze urwane ni na David n'ubundi se n'ubundi nyine icyo n'undi Divine agombaga kumfasha yarakinkorera mukobwa namuhaye gasopo ubu ikintu cyo nyine nawe agiye kwisubira kuri nyine kuri wa mugabo wiwe cyageze ngo asange umugabo ibyo yagufasha yarabigufashije weho keep fighting umva wumve ngo turi kumwe kabisa oh my god ndagushaka kwizera ko biriya bintu ari njye wabikoze Divine ese ubwo ko nzongera kurebana na musaza wanjye ese ubwo ko nzongera kuvugana na musaza wanjye koko nzamuhera he nzamutoroka he n'ibintu nakoze oya be aho narengereye nanjye nitunguye ntabwo nzi ko nashaka gukora ibintu nka biriya birimo ubukoko ubusimba